Kubeshya umugabo ko ari se w'umwana atari we byahinduye icyaha wafungirwa. Hari ijambo rimaze igihe rimenyerewe mu Rwanda ndetse ryaje kujya mu mategeko rivuga ko umwana wese uvukiye mu rugo abarwa ku mugabo nyiri urwo rugo, kabone niyo yaba atari we nyiri umwana nyakuri. Muri Panama ibi siko bimeze. Inteko ishinga amategeko y'iki gihugu yashyize itegeko nimero 510 rigena ibihano ku bagore babeshyira abagabo babo, paternity fraud. Ubu byamaze guhindurwa icyaha. Abadepite 42 bose batoye iryo tegeko ntawe wifashe nta n'uwaryamaganye. Iri tegeko rivuga ko umugore wese ubeshyira umugabo mu buryo bw'ubushukanyi, ubw'imbaraga cyangwa ubundi buryo bwose bugamije kwemeza umugabo ko babyananye kandi mu by'ukuri uwo mwana atari uwo mugabo, uwo mugore azahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko nanone kitarengeje imyaka 5 ndetse yongeyeho n'amande. Icyakora icyo gihano gishobora kwiyongera kikagera ku myaka 7 mu gihe uwo mugore yabeshyuye umugabo mu gihe kinini kirenze imyaka 5 ndetse uwo mugore akaba yarabyungukiyemo. Si ibyo gusa kuko kugerekwaho abana barenze umwe nabyo byatuma igihano kizamuka kurushaho. Mu rubanza nkuru bizajyaho ibihame ko habanzwe gukorwa ikizami cyo gusuzuma amasano DNA test ndetse mu gihe umugabo atsinze urubanza ibyo atakaje byose azajya bisubizwa na se w'umwana nyakuri mu gihe bizajya bigaragara ko nawe yari abiziranyweho n'uwo mugore. Iri tegeko kandi rifite ingingo zirengera umwana wagezweho n'iki kibazo ndetse ntabwo ribangamira uburenganzira bw'umwana uko bisanzwe. Bamwe bashimira cyane iryo tegeko ariko nanone imiryango irengera abagore ikaryamagana cyane, ivuga ko ibi bizatuma abana bagerwaho n'ingaruka mbi z'iryo tegeko. Yari The News Jam.